agiye gukora iki nyuma yo kumva icyifuzo cy'ababyeyi be? Hagati aho abashyitsi batunguranye kuri Reya n'urunana. Rero reka mbabwire ababyeyi banjye beza kandi nkunda, kubonana na Chris biragoye, hafi yo kudashoboka rwose. Ariko ikigoye ni iki? Wari igihe uzi icyo nshaka kumubaza, umubwira uti papa rino kandi arashaka ko muvugana, icyo kibazo gikomeye gite koko? Erega nako papa, banza unywa ako gacupa nukamara ufate n'akandi noneho tuzabiganireje, sibyo? Nta nzoga zawe nywa Reya, zimwe cyangwa uzishyira inshuti zawe zizinywe. None tuzarinda uva aho utanyweye icupa ryanjye kandi nzi ko urikunda kubi. Reba ku manywa waryanze, none niryo sengere nijoro nabwo uraryanze papa. Niba ushaka ko nywa inzoga mpuza na Chris uwo nguwo urebe ko atangurira nkanywa. Noneho rero reka mbabwize tubwire mwana wanjye. Muri iyi minsi njye na Chris hari akabazo dufitanye turimo dukemura. Akabazo karahari pe. Karahari turagafitanye. Nikamara gukemuka nzahita muzana mu rugo nze kumubereka rwose. Nibyo bindi mushaka kuganira mu bivuganeho. Erega abasore n'inkumi barambagizanya kuba bagirana akabazo gato batumvikanyeho birasanzwe. Bibaho. Twicyo dushaka ni ukumenya icyo ateganya ku bijyanye no kuza kugusaba. Cyangwa ntabwo utekereza kuri murumuna wawe biboneye umugabo tukamuhagarika ngo abanza kurindi? Ariko ubundi ni hariya mubona mutarakoze amakosa. Yahese. Umuntu yibonera umugabo mukamuhagarika ngo ategereze utaramubona koko. Ariko nimunyumvira abana b'ubudi, ariko kuki umaze kwigira inshanukire ya? Ubwo mbese ibyiza nuko twari kumureka akagutanga. Bitwaye iki? Igihe ko cyari kugera nanjye nkagenda. Ariko Reya, urumva murumuna wawe agusize mu rugo ari nde musore waba akikwemeye koko? Ibyo ntaho bihuriye mama, umuntu wese agira igihe cye. Ubwo se niba uwo musore wa murumuna wanjye yari yifitiye gahunda nk'ubwo bashwanye kubera iyo mpamvu, murumva mutaba mumuhemukiye koko? Nyakareka ntiyari kugutanga. Siyo mpamvu se nshaka kumenya impamvu yo Chris ugoza muri Ntagatoki. Mpuza nawe byonyine, maze niba gutwara cyangwa atagutwara nsige mfashe umwanzuro. Ngufashe umwanzuro? Yego nyine. Uwuhe mwanzuro se papa? Udutekereza ko wacu hatari abagabo benshi bakwifuza? Yegura. Ndashaka kumenya niba Chris uwo nguwo agutwara, yaba atagutwara nkagushakira undi mugabo kandi mwiza. Gusitini n'umuzi? Yegura Gusitini. Ahubwo se ujubinzaniye na mama? Kubwo ubuzima bwiza bw'abuzukuru banjye na nyina se. Akaremye. Akira uzagende wishyure. Urakoze cyane nyogoko, urakoze rwose pe. Ahubwo se ubu ngubu yewe ni ugukaraba ugahita ujya ku irembo rwose ukishyura Kareme. Yesa ati wabimenye no kurya rwose ndarya mpindukiye. Urabanza witabe telefone ariko ndumva hari uguhamagara. Oyo se ubinde no mu kabyaramo. Reka mwibarira wasanga ari nushaka ko njya kumutwara ku igare kandi sindatangira akazi. Aho kumwihora se wamwitabye ukamubwira igihe uza kubonekera ko wasanga yagutegereza. Tombe navuyeho ashaka abandi banyonzi Karemera ntutwara igare wenyine Nyarurembo ubundi. Kareme ubwo yongeye rwose mwitabe. Wa mugani wa nyogokuru wasanga ari nushaka ko umutwarira imizigo kandi urumva washobora no kugutegereza kuko ari wowe yizeye. Allo? Muraho neza Kareme. Muraho neza mukecuru. Kanda hahandi nyine bivuge cyane twese twumve Kareme. Amakuru y'imizi ko tudaherukanye. Ni amahoro? Turaho twese ni amahoro nyogoko. Ese na Honorine araho hafi. Ugereye kuki mwana wa? Ndimo ndategura urugendo rwo kuza kukureba. Nkareba ko hari uko nakugenza kuri iyo nda hatazagira umugome witambira. Urashaka kuza nkagiye kise koko nyogoko? Yewe mbirimo rwose n'ejo wazajya kumva ukumva ndakubwiye nti ndaje. None se bisunitse bikigira imbere y'ibyumweru 2 ukazaza ko ndi hafi kubyara. Nubundi abaganga bambwiye ko nkwiye gushaka umuntu umerekeza kwa muganga. Mukandekeza se n'iki kuryo atabonetse waba uri guherekeza? Ubu numva uri kuvuga ngo ntashaka inyuma yawe ninde? Oya ni mabukwe wari uri mutabyara, ntabwo akomeje rwose nyogoko. Ni karibu Beatrice. Nubwo ntazi niba za fanta zirimo. Cyumvaze ko azanywe no kunywa amafanta. Wasanga aramenye ko imitobe itera ishava akabaje kwitamo kamwuze. Ni waka. Wenda kibereye mu buyobe bwanjye sindamenya kege nk'akandi. Imvira kandi mu buyobe wabuvuyemo. Ubonye umushyitsi mwasubije kumusengera Beatrice? Oya. Ahubwo mbonye Kanyabungo yerekeje hano. Ndavuga nti reka mbabaze kuri bimwe bya presence yacu.
ariko sha mwabahungu mwe umva ko inyanza wogeze abazacu wambaye ngo poroshi uvuze gutya avuze ko ari byo bikomeye cyane mbese poroshiyesi ubwo ni iki mwuka byaramo none se bimwe directeur aherutse kutwigisha ngo bizaduhugura icyongereza ntabwo bizi kanyaho none se ni poroshiyesi ko ari English proficiency program ane turete nkamwe bato urumva icyo nkanjye mutigana namenya kukivuga ko ahubwo naho Beatrice rwose bisekura rwanda wagerageje rwose kuko je najya mvuga ni English yoshiye program none se yoshiye program none se biriya bintu ndababaza mwebwe kakantu bazaduha ngo kazadufasha kwiga mwarakabonye akantu kandi none se uri kuvuga yari iki tuzanyuraho twinjira muri porogaramu mbese ntiri kwita akantu mbese ariko mwarabibonye ko bavuze ko ngo uzaza muri mutaje gatangaza baza bakanyabungabo ngabo basobanukiye iby'ikoranabuhanga yuko mbona mba nibereye aho ngaho mu kabari wasanga yacyara naje nkagisiba ntabizi nzi nkubeshye mbega abantu hano oya link iyo ntabwo yari yaza kuko ngiye nakomeje kujya ncunga cyane ngo ndebe ko bayinyohereza ariko ntayo nabonye ako kantu ntako nabonye yewe rero reka mbabwire Mutiga ndakumva buriya nuko nanze guhakanya umuyobozi mu nama yewe biriya bintu ntabyo nzajyamo none se uzabigenza ute ko wumva bireba buri wese ugira aho ahurira n'uburezi ngo nzabigira nte uzabigira ute bireba buri wese ufite aho ahurira n'uburezi kuva ku rwego rw'intara kugeza ku barimu twebwe none se barambwira kwihugura icyongereza ngewe nigeze nkiga barambwira kwihugura icyongereza se ndakigisha cyakora kuko we rwose Beatrice ni ukuguhohotera ni ukuri baramuhohotera wenda jewe wenda bansarana bikagira uruhengekero kuko nigisha imibare bakavuga batuyigisha nabi ushyiramo ibifaransa byinshi urumva ariko se nkawe wigishiriza ikinyarwanda n'igifaransa buri baragushakaho iki mu by'ukuri koko ako si akarengane Mutiga shingiro byose mwebwe n'abakanyabungo abangaba mukwiye kubyiga kuko hari aho muhurira n'icyongereza ariko ngewe mu by'ukuri ni ukunyenzaho pe nibyo rwose kanyabungo azabyiki watafite n'aho abikoresha ubuse kigaje imyaka ingahe ngo ujye muri pansiyo si ibiri nako n'ibiri ntiyuzuye ubwo se ndabyigamo ibiki bizamara se muri iyo myaka ibiri se bwo nzabikoresha ntacyo tuzakomeza tubivuganeho tubihe umurongo nyogoko ariko icyo muzavugana ni iki ubu ni ukuvuga ko agiye n'umugabo wawe tudahagije ku buryo ukeneye gukura nyogokuru iyo ngo aje kukuba hafi nanjye ndumva atari ngombwa kurusha umukecuru nari njye na mama turahagije rwose none se ubwo nawe uravuga gutyo koko Kareme urengagije ko kwa muganga bambwiye ko ngomba kuzitwaza umuntu mperekeza ngiye kubyara hanyuma se twebwe turi ihene cyangwa hari ab'intoranywa bagomba kuguherekeza n'abandi b'incakarafu batagomba kukujya inyuma none se ubwo kutangiye kubizana amahane koko kandi ari ibintu byumvikana nyogoko ubwo si cyumvikanaho n'iki koko ndahari umugabo wawe arahari yewe na naramamaze kubaga kumi n'umwana wadufasha mu gihe hari ikintu dukeneye ikintu gituma wigomba mukandekezi niki tutakwifasha nk'umuryango uretse natwe kandi n'umujyanama w'ubuzima arahari unari sibyo nawe akuba hafi cyane ikibazo ufite ni ikihe koko ese undi kuki mwumva ko kubyara kwanjye mwabijyamo ariko umuryango wanjye mukawuheza ni uko turi abakene ntacyo tuvuze noneho umuryango wawe niwo wa ngombwa wowe washatsemo ntacyo uvuze wabyumvise Kareme umugore wawe wamwumvise ijambo avuze none se ijambo mvuze ribi ni iri kuba mvuze ngo ntabwo mugomba guheza umuryango wanjye mu byiza ndakosheje ninde woheje se ninde wohejera ko icyo twanga ariyo kururu nk'aho nyogokuru hari icyo aje gukora kidasanzwe mwese kucyumva ntacyo aje gukora wese umubyeyi nk'uko nawe uri umubyeyi icecekere nabyumvise nabyumvise ko utanshaka ku mwana wawe kandi nta n'ikintunguye inyiturano y'umukene ni umusuzi kandi ngo umutinde umuvura ijisho akarigukanura oya mama oya rwose garukira hafi nawe wikabye Kareme nuko murakoze mumpaye icyo narinje gushaka mu rugo rwanyu nuko murakoze cyane Yesu Kristo Leya do uyu si mama wawe uri kumwe n'umusaza ndapfuye pe Yesu we papa ugeze aho ute ngongeza hanze hasi ni mu buvumo butinjirwamo mwana yanjye ndumva muntunguye pe ubu se koko kuza mutambwiye mwashakaga kugera kuki ese waturamukije wa mwana ukava mu magambo urabura kuduha agatebe ngo twicare ukaduhata amagambo suko se muraho neza mubyeyi uraho neza sora
harya nitwa Solange ra yewe ni Sorina ntabwo ari Solange ariko wari uri hafi da ntabwo wibeshye cyane ngaho rero reka mbe nyarukiye mu rugo ubwo ngubwo rero nasigara bakira ngaho nyaruka yego turaza gusubira yego turaza kuganira ku mugoroba mwese muraguma aha hanze mbazanira agatebe cyangwa muricara mu nzu umva nawe ra wowe tuje kureba se ko ari wowe turicara mu nzu twenyine dukora iki zana udutebe twicara aha ngaha uri mu mesera banguka ariko tubwire ikintu gituma udashaka ko ababyeyi bawe tugusura ariko se mwebwe koko murabona ibyo mwakoze ari byo rwose inaha nta kibazo mwafitiye sindwaye ndi muzima uhora muzi ino rero ni ukuri ni ukwivuna no gupfusha ubusa amafaranga ariko reya mwana wanjye turamubanga nubwo umaze kuba inkumi ariko uracyari umwana wacu ubu urebye igihe tumaze dutegereje uko tubwira agakuru keza ntitukubone wumva twabura ikikango gute koko ngewe ntaririrwa njya muri byinshi rero ikintu kinzanye ino ni ukumenya gahunda yawe n'uwo muhungu muri iki kiruhuko ngo muri iki kiruhuko yego nyine none urumva se ubukwe butabaye muri iyi mpeshyi bwazaba ryari ko rwose ndashaka kuzacyuza ubukwe mu itumba aha ndumva ngewe ibyo mwaba muretse kubijyamo cyane ko nta n'ikintu cyerekeye ubukwe ndababwira icyo rero nacyo cyatumye nza kukwirebera ngo umpuze n'uwo Chris maze numve icyo atekereza ntabwo mwaguma kunshyira ku kagozi ndi umusaza ungana utya ngo njye mpora nikanga ibirori uko bwije uko bukeye none se muje kureba Chris cyangwa muje kureba ge ni mwese ariko cyane cyane uwo muko wanjye niwe nshaka numara kumpuza nawe tukaganira tukagira ibyo twemeranya ndahita nitahira rwose nushaka ntiwirirwe unangaburira ikinzanye ndaba nkigezeho ubwo se ikigutangaje ni ikibudensiya yewe ntabwo ari ibisanzwe kukubona muri santere rwose amaguru ki se yawe budensiya yewe ni meza ugiye gufasha Filipo oya nje kugura amayinite ngo nigurire amamega yo kuri interineti usanga muri iki kiruhuko iyo umuntu arangije ibyo yakoraga akenera guhugira ku mbuga nkoranyambaga areba ibyo hirya no hino njye ngiye kuyagura kugira ngo ya linki yo kwihugura icyongereza neza nzahite niyandikisha uzi ko ari byo di njye biriya by'icyongereza sinari nkibyibuka ni ukuri budensiya uzi ko utagira amatsiko mwawe uzi ko iki cyumweru cyose gishize uko mbyutse mbanza kureba mesaje ngo ndebe ko bataduhaye linki umva biriya bintu ni byiza ariko njyewe sinzi ko nzabijyamo ntakubeshye budensiya kubera iki tutazabijyamo kandi ari amahugurwa meza azadufasha kumenya icyongereza neza ntabwo ushaka kujya uvuga icyongereza nk'abongereza mujyi nyine kuvuga icyongereza ndabishaka ariko umwanya wo kukiga ntawo pe kandi baravuze ko ari ukwigira online aho umuntu azajya aba ari hose azajya yiga kuba ushobora kwigira aho uri hose ni kimwe urumva ariko se nanone ibyo wakabaye ukora muri uwo mwanya bizajyahe none se kubaye nk'umwunyagiranwa n'abandi ngo niwe watose cyane mu gihe twese se akazi duhuriyeho si kamwe si ukwigisha none ugira ngo hari uwo bazabwira ngo wowe kwigisha bubihagaritse ubanze ukurikirana amahugurwa y'icyongereza nibe namwe ni ukujya kwigisha gusa ngaho ngewe reba kwigisha nkahagararira karabu y'ibidukikije nkakurikirana icyumba cya smart classroom ubwo urumva ibyo byose nabikora nkongeraho kwihugura icyongereza nkazongera kwibonera umwanya wo kwegera Imana koko umva icyo nzi cyo nanjye simba norohewe n'imirimo yo mu rugo mujyi ariko nibiba ngombwa ni nayiti nzajya nyirara ariko ariya mahugurwa ntancike naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda mukagikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatandatu no ku cyumweru saa 4:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico urunana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo